ngo yanguriya ngo ntagatwite ngo yanguriya ngo ntandafite ngo ariko ngo nimara tukazana iburizamo abandi ngo byaranze ko ngo byaremeye ngo bambonye bagiye bamutoje kwa muganga kugira ngo heyo kanje yinda yaje ku bushake bw'Imana bari tumwana y'umwana akavuga ngo nanavuka tuzamwica bose mu by'ukuri icyo kimbaho nkunda kwishima nezerwa ariko rwose mujya mubona nishima burya ari gushira ibinye kurindi kenshi narapfuye mu gihugu nawe cyane akoze icyo ari cyo hari usobanyuso rambeshye bikome bikaze ibintu bikaze cyane ran the sea and evo and stay here eve and tackle la open deal Evans Hill you unite highlight dance can devo la mémoire yambura ubushwambagara kambwiyambure aho babihambiriye ndihambuye ndabihambuye rwose ubu ndaza ncana umuriro ahubwo ndaza umuriro ndabitwitse mu izina rya Yesu ntabwo nzaje kubyambara nyine yakuga aho bavuye ko n'umusozi n'inzego z'umutekano zihari naravuze mvuga utone n'inzego z'umutekano ziri hano ngo ntibako n'abasazi bazi ko turi hano ariko ngira hore ngo intore intore ntiganya ishaka ibisubizo no mu nzu y'inzitane yishakira inzira intore ijambo riguha ijambo intore ijambo riguha ijambo pourquoi Rwanda mwe kwambara nyamwe tukisha Rwanda mwe mukaza ngo ninge nambara cyo umusozi kandi muzima hari n'umuntu wanyihere televiziyo ibyo byose babinyohereza ibintu bingireho barabitwara bandi bagaca ku mbane ngo ntibikwiriye uriya dabo bikwiriye n'abaga bakabayobora nyine ariko mwababyeyi mwe ko muri imfura kuki imikizo muvu mu ngano cyo mukambura amasagonda ni wahawe ibyo aho mukabica cyangwa ibyanyu mukanyangisha abarukanyisha imiryango sha mwagarukiye Imana mukakiraho ngaho ku agati kateretswe n'Imana kadahongawe n'inkubi y'umuyaga basa n'iti nziza ibyamamaza bikamenyekana bikagera kuri YouTube Bineza TV on the high hija oh praise with stars naitagera n'impandi igerayo niriya aho bita mu Birigi igerayo no mu Faransa igerayo ikintu kitaza gusoma kitigeze kiga mbaye ndabasoma bari mu mbere iwabo bavuga ko hanura n'ubundi ariko ibintu bigacamo ari umuntu abimbwiye ati ewe cyane ko uribuka muri cya kiganiro bavuga bati ngo muramutse uvuze ati wambwa wepfa yambwa yashaka gukora iki urabyibuka iri yese aho tuva kuvoma iri hehe yarapfuye se barayibuze uziragiye hehe cyangwa se nta kuzo mbikubwiye tubiganira ko dukunyibutsa cyo mukundira rekazi aka kanwa karema niyo Imana tuza gupfa kubwiye tubonye nta n'ujya ntabara iyo ngize ikibazo giye nta umfasha nawe ati reka tujye kumuyagira ndirwariza data yarapfuye ndashyingura hagati reka tukurikiye turebera umuntu uko ari umuntu wacu kandi ubwanjye ntabwo nishinja ariko ikintu nakoze uko rero ndi kukubaza urabona bizagenda bite muri ubwo buzima uzaba winjiyemo bushyashya mu gihe uzaba umaze kwibaruka umwana ntazahamwarira nzabona akantu ko kurya nkungura abantu bavuga ngo singafure reba zure ko iki kibazo ariko nese iyo myenda reba iyo myenda n'ukuri kw'Imana iyi myenda singajye mfura singajye nambara neza niyo bashaka kwambara bashaka ko abantu bashaka ko bagutareka bagwe bavuga isanzwe ukayireka ukayiyamarira gutyo ibica abantu nzambara izajyamo n'abandi batari ngiye gihabwa abandi batari ngiye uyu muntu cyenda kunyambika ubusa Yes ndabasuje ndabashimiye mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV your story wa Spotlight muri kumwe na Israel nkuko bisanzwe ni wa mwanya wanyu mwanya mwiza cyane wo kuganira twasuye masegonda iwe ariko yavuze arababaye mu gahinda kenshi gakomeye bitewe nuko ibimaze imisi biri kumubaho biratangaje cyane tuve kuri wa mugisha yagize ariko hari ibindi bibazo byinshi cyane afite nk'umuntu ubayeho kuri iyi si murabizi ko buri wese agendana n'ibibazo bye ariko we noneho yagize icyo ashaka kubabwira masego amakuru yanyu amakuru nanga ukora imeze cyo n'ukumeze none se bimeze bite mbese ukomeze vuga cyane ukomeze n'agahinda kuraho kantu uri gutwikirana iyo abonye iyo mfite abantu bangenda nko iyo babonye nambe nka kenda keza benda kubintore ndakubinjiza ngo nabamazeho ibintu ngo se ntuma bambara abandi twambara imyenda y'umugore wacu batumbuye imwambu babasha kujya babinyambura mbega nange yo naruko mbigenza ari nako niguriye bati nako nakambara yiguriye abyihe muzayimwambaye mu bihe abandi batari
none niki kibi nakoze bakimbiye nkakihana ko nzi kwihana. Kwambara igitenge ni icyaha kuko umubyeyi ubu ndi umubyeyi ngomba nkwiye kwambara igitenge, ariko itangazo ryatambutse ngo sinkambara ibitenge, niba n'ibitenge bazanyica. Igitangazo se ryatanzwe he? Ryatangiye ryari? Hari ibintu birahari biriho mu munyamakuru rwose uko bivuze niko bivuze, ahubwo abatwumva bamfashe kurwanya icyo kintu cyo kunyambika ubusa duhuye Israel. Duhuye ntabwo wakwirukanka ugira ngo wavuga ngo nabaye ntabwo yivuga. Ese wabute ya masagonda bateranye ko kuri. Biteraga ntabwo neza mukaga duhanda umeze gutya. Niyo abantu bagiye banyurwa kenshi baba babinyambuye bakantera bitabyo aho ndi hakaboneka businzi, hakaboneka kunikisha abasinzi, kundaza izo rinya ntateguye inkera itanywa. Nise mu bushobozi bucyo ufite ku cyubundi bakomeza kuza bakwiba bagira bate nguko nko muntu uba ugufasha imyenda yawe akayikwambura. Icyo kiganiro twagikomejeho bushize. Noneho umwanya tubana mukeya, ariko se umuntu ufata umwambaro wawe akawukwamburira mu nzira ugataha wambaye ukuri, uwo muntu we agira roho nzima, agira umutima muzima, aze kuki abantu bundi bahindutse. Bifuje kunyana shazi cyangwa ko ndakibura. Kuki utamujyanye mu buyobozi? Ahubwo ntawe ndacakira. Buriya aruzafatwa. Oya nkungu wose nyine nkuwo wabikoze we ntabwo muzi. Uwo kwambuye imyenda. Yambuye imyenda? Uwo urumva umenye bapfa kumenya. Bamenye ko ari mukabwise ko bahuza bakubita ko kwabanjigura. Nkire ni babikombe se nanjye nagiye yara ntaho nagiye. Dépenser sirabo. Noneho hari n'ikindi reki gikurikiyeho. Babanje kumvikana na nyir'urugo. Yego. Nago tumushaka aho kwanshimira nari bandajya kuko. Ariko impamvu nari ni ituma bahanyura hano. Gose nk'umuntu wambona afite imitwe y'imbabazi nta buryo mfite ubungubu. Garantungura atirirwa mu nzu yemwe barashi ati twamurasira mu nzu hariya mba mbyumva nk'umukozi w'Imana ngatega amatwi nkabyumva ngasenga Imana umutima wanjye. Wanyumva afite umutima w'imbabazi w'urukundo yankangira akanyenyeri yo kabyara nkayo ko nava mu rugo abana hagenda kuko ntahamamariye nyine ibyo banyemeye kumeza banabagote abanyamakuru mugagiye icyo mumuha nabimenye ibyo nabyo, ahubwo mujye mubiha twebwe we mu bimwihorera atayo bamamaye. Noneho rero abo bandi bavuga amagambo ni menshi abo bantu se hari amakuru bifiteho nibura bitazaba ari amagambo wenda abantu baza bakakubwira bashaka kugushyushya mu mutwe. Hari umuntu uzi nibura wabivuze uhari uhibereye gushyushya mu mutwe? Ese babivuga wowe ukabibona? Nese umuntu araza ibyo mvuze ni ukuri ntabwo nabiki kumanuka. Nti ijambo rivuga ngo niruzagara ku musozi wawe Ramana. Nugendera mu bitunganye akamamaza ujya nkuko bimurimo. Utabakesha abandi ururimi cyangwa cyangwa umuturanyi we. Nabaye ahantu henshi bagenda banyima ngo buryo rero ngiye ukanze n'ibintu. Ubu namenaguriwe amasaha nafashijwe, nambuwe amasafuriya nafashijwe, nambuwe n'imyenda. Ibitenge narabyambuwe binyuzwa mu nzu zitarizo bihabwa abandi, ndetse sibyo gusa n'amafaranga y'u Rwanda ni rwiza cyane bamwe n'amafaranga. Ariko akagira utegeka ngo bya n'ubwo gihe mukagiye muha mujye munyuza kuri twebwe tuhe abo twakabihaye uriya nta kwiguhabwa. Oya umuntu ubundi cyane cyane wenda kuba diaspora bo hanze nibo bakunze kugira uwo mutima wo gufasha no kunganira umuntu ushimishwa wenda nuko masegonda akeneye kumufasha, wari ukwiriye gushaka nimero ye bwite. Afite nimero imubaruyeho naye araza kuyivuga, asigaye niba ufite ubufasha bwo wamugeneye ubumuhe, apana kubucisha ku muntu. Nubundi ubucishije ku muntu aragenda agakura haye. Hari abantu benshi barahindutse ntabwo biba ari byiza, uretse ko binabateranya. Buriya n'umunyamakuru nabyemera ibyo ngibyo ntabwo biba ari byiza, kuko ubuzi yuko ugiye kwishyira mu ntuze mu kibazo, kuko niyo nayamuhaye hari ubwo asigarana intugunda akavuga ati aya mafaranga ntabwo ariyo baguhaye ibintu nk'ibyo. Icyaba cyiza byaba byiza ari uko mumwohereje. World Remit irakora, Western Union irakora, ahubwo uwo munyamakuru ashobora kuba yamufasha akamubwira ati uragenda ukore gutya, Western Union bikuza gutya, bigende gutya na gutya. Naho kuvuga ngo ufashe amafaranga yawe umunyamakuru byari ibibazo. Abanyamakuru benshi bagiye bagongwa n'iki kintu cyane. Ndahamya yuko unabaza benshi, ariko byaba byiza, ntabwo mukijije abanyamakuru bose, nta byaba byiza uyamucishiye kuri nyir'ubwite. Rwose mu by'ukuri icyo kimbaho nkunda kwishima nezerwa.
ariko rwose mujya mubona nishima burya bari gushyira iryinyo ku rindi kenshi narapfuye muri igihugu nawe icyaha nakoze icyo ari cyo hari usobanutse warambeshye bikomeye bikaze ibintu bikaze cyane wari wumva amafaranga havamo igitutsi bunatuka kuko natuka umusirikare natuka umupolisi kandi barahimbiye n'indirimbo nategetse gutukana natuka perezida w'u Rwanda natuka u Rwanda rwacu ariko avuga ngo uratukana ngo rero ngavuga ngiye nabatijwe mu mwuka wera kuvuga mu zindi bitamenyekana ururimi rwo mu ijuru ari njye nibyo niba ari ibyo nziza banziza niba bireke kuko datangije kunyandika bati ni wowe nta wundi umamo ntuvemo ntugende none rero bene data kumbeshyera ntago ari byiza none bashye ikintu kiremereye bati yishe umugabo wesho wowe se ngo yishe mwene wacu ngo yishe mwene wacu rero tugomba kumukora bibi cyane niba munyakenya muhaye ibyo bihumbi byo bifaga mugomba gukoresha uko mutoye mukabimwambura mukabiha bariya batubumbira ngo mujinya mfite yego L'âne de si en evo en estai here eve en taco la open dir avancir yo inai highlights heken devo la mémoire je t'aime entre tous les mois je t'aime de trêve en ya je t'aime je ne peux que by the horn uyu muntu rero mvugishije gutyo ntago nirase mbye ngo ndirase genda umuheburayo ndi umwisiraheli ndi umuryango wa Benyamini nabatijwe mu mwuka wera nakijwe mu itero rya ADEPR Pentecote hariya gosa bavuga ntago ari ubusazi mbahamirize ko bandi batira iki bandi batira sazi ntago ari ubusazi bitabizi bajya no gusara koko batese ko tuzi ko mukaruza atigeze yiga nk'abanyabiringaga hariya nyine bira bintu avuga bikora he ubwo ruvuze ni rwego cyo ugoma mutuvuna n'urwo mu ijuru ntago ari rwanda mu isi n'urwo gukinisha ahubwo umuntu amamaga ati ndi umuheburayo mugenzi wawe ndagukomeye mvugira ibyo bintu gutyo ndi kwibaza ubuzima ubayemo ukaba ugiye no kubwibarukiramo umwana ariko kimwe kifuzo kuyo ni mubyara inzara izanyica urabona bizagenda bite yabanyicishije inzara nubwo tinikubikira kujya kivuga bakwicisha inzara barubundi umwama ibyo by'ababyeyi ndi bari ngo babyijyanira ngo yangura ngo ntagatwite ngo yanguriye ngo ntandafite ngo ariko nguni maraza tukazana iburizamo abana ngo byaranze ko ngo byaremeye ngo bambonye baje bamutoje kwa muganga ngo heho kanje yinda yaje ku bushake bw'Imana bari tumwana y'umwana kavuga ngo nanavuka tuzamwica ikintu cyumve yaje kushake ntago ari uwo bari amuko bivuga uyu mwana we numumubona muzashima Imana n'umwana muzagenda namubonye n'umwana mwiza mubonye ese mu nzozi myerekwa nuko karukada muri asa na Israeli kare umugore wawe naza asa n'umugore wawe uzamukwita umwana oya habuzishe mutibya rega turasa twese wenda ngera tarukarira kwikorera ku makorere kutura umuntu umwe buri cyane bamwe tudura ibizuru bye abandi tudura ko gisa igikwiye kwa cyaseka igikwiye kwa cyavuga mba numva oya kandi yose se biba byiza este mba numva ubwe ndumva genda yose se biba byiza kandi burya iyo niyo babaye biba bibi cyane ubona bisa nabi genda umugore w'ishyamba agiye iyo ba mu ishyamba ari umunyi biba mu ishyamba byose nuko rero ndi kukubaza urabona bizagenda bite mu rugo buzima uzaba winjiyemo bushyashya mu gihe uzaba umaze kwibaruka umwana ntazahamwarira nzabona akantu ko kurya nkungura abantu bavuga ngo singafure reba uzure ko iki kibazo ariko nese iyo myenda reba iyo myenda n'ukuri kw'Imana iyi myenda singajya nambara neza niyo bashaka ko wambara bashaka ko abantu bashaka ko nabagutareka bagwe bavuga isanzwe ukayireka ukayiyamarira gutyo ibicaba nzambara izajyamo n'abandi batari ngiye gihabwa abandi batari ngiye uyu muntu cyenda kunyambika ubusa azabona n'uwiteka je ntacyo namukora kindi ariko umva ko ari ubugome banshyiraho kankorera ubugome bazana ibyo muri katorezo ntanazi ibyo muri katorezo bangusenya ibyo muri katorezo ibyo muri katorezo bikaza bakabiza bakishyira kuri genda ariko Imana yo mu bitoro kuri bigenza hari kizakora hari Imana izankorera ndabihamije ndubwo kubihamya yego n'abari bafashe icyemezo cyo kunzinga bajya baza kuzinga bakaza kuroga bakaranyuka n'ibyuka bibanga byumva ariko ibyo no gukora ubusa nk'umuntu usenga nk'umuntu ukijijwe Imana yabitokesha ikabyiruka ikatokira ikabyiruka ese ubundi ukurikije ubuzima ubayemo mu kubumba wavuze ko harimo imbogamizi cyane
noneho ko ariko kazi konyine kazwi ukora wenda n'iyi social media, ubundi mu by'ukuri amafaranga ubayeho ute, ibyo kurya bibona gute? Kuko urabona nta mafaranga aboneka bu menshi cyane pe, bitewe n'ubuzima nanjye bugiye. uko mbaho biratangaje. Uko mbaho bitangaje Imana. Kuri akwezi kwa turatana kuri buri turarangira kwa kane. Maze urabona ubu ngubu ubwo waje ubu ndaryo ubwo Imana yagukoresha ukaza. Iyi nyinshi ukanama nawe ntibura disege kwishyura ka 5 isa. Mwe mukaro usa n'ibiryo kubizi. Ako manye ka mukaro ndahumeka nagushimira. Abarakoreye na mukari rwarahize. Imana ishimwe. Hari ibibazo Imana munyamakuru byumve. Hari ibibazo Imana gusa ko nta kivuze kuberwa gusa ndaberewe. Oya ntago berewe. Ntago wanyitse musazi se. Cyane. Rimwe nagiye mu kabuga abapolisi barambona. Abapolisi mwese ndabashuje mu mbabarire. N'ugukena gutuma namba gucya nta myenda ngira, nta mafaranga ngira, nta n'inzu njya amana no nkodesha ndi inzenda kungwaho. Kandi umunyagihugu ndi w'u Rwanda. Umva afite imbabazi rwose ntago wanshakira ikintu kidakwiriye nk'umubyeyi w'u Rwanda. Kandi nta kintu kinakoze mu Rwanda kishinja cyava ngo nakwambutse nta n'uwo mbishinja. Yewe icyo nishinja n'ibyaha kandi ngiye byatura Imana ikambabarira. Imana rero nishime bagise umusazi hariya muri comment hariya kwa Frodo wari hariya kuri sim hariya gari yabatsinda hoze. Najya kubona ngo ijwi yatambutse bivuga na pose ngo wa musoza yatambutse. Uri wambaye gutyo se? Urebye ni nk'uko. Nuko nubundi nta myenda ngira. Ariko byo umuntu akubonye buryo yakwikanga mu muntu tu. Basa yakwikanga burema. Nanjye nakwikanga mu wambaye gutyo wambaye gutyo. Kandi ngiye njya kukimiramo mu isoko ncamo ntambaye n'inkweto. Rekazi. Nari mbwano nta nkweto ngira kandi ni ejo ni sinzi ukuntu niyongoje umuname amafarasi yari yo gura amatungo. Niyo kudukweto tw'utwerege ngo mu dukweto tw'utwere. Turaduka twimye batubuze igihe keke. Ngo tango zangu gutako mwatumunyamburiye koko. Mwatumunyamburiye turadukweto mukatuma akuntu vuba gukijambo. Mwatumunyamburiye. Yego. Bira myenda ni mukwiriye. Mwayimutwambure mwashatse ujya mu yambura. Mbega mva kugura bagahita bahamagariza bati asonze abigurishe kubera inzara. Ese Masigo ubundi aba diaspora bagufashaga bagiye? Aba diaspora hanze se? Ahubwo se bambona he? Abagufashaga mbere bagiye? Abamfashaga mbere umudesipora ngiye wafashije w'umudamu arahari. Nore kumbona reka musuze yitwa Gorite ari mu Bufaransa. Suhuze shitizageze mu Bufaransa se nawe nundi wizi uriya mudamu twahuri babo hari ku Kimironko hano yagiye mu Kikabuga. Bazi ko napfuye hari waciyemo ajya kumvangira avuga ngo ko napfuye. Ya gutese kandi uhora kuri social media kandi uhora kuri YouTube. Ariko byo nanjye hari abantu bambwiye hari wanditse muri comment avuga yuko ushobora kuba warapfuye. Ari nabwo Yesu bisobanura ku kiganiro cyakurikiye uti ni murumuna wawe ni mukuru wawe. Mukuru wawe ari murumuna wawe. Hapfuye murumuna wanjye ahubwo. Hapfuye murumuna wawe. Bavuga yuko ari we wapfuye. Ayo data. Iryo kibi cyo kuba umusitari nyine. Apfa n'umukecuru wanjye nari nsanzwe no minsi yagiye ejo bundi. Umukecuru wanjye yapari igenda nuko nyine hanyuma sinavuga nti ari umubyeyi wamfashije njya gutabara nta n'ujya ntabara. Iyo ngize ikibazo giye nta umfasha nawe ati reka tujye kumuyagira. Ndirwariza data yarapfuye ndashyingura hagati reka tukurikiye turebera umuntu uko ari umuntu wacu kandi ubwanjye ntabwo nishinja ariko ari kibi nakoze. Ariko narigize niba ko ari kibi nakoze mu itorero araza agatangira akarusha abapasiteri bazi gusoma no kwandika kandi we yigishijwe n'Imana. Mbese giye nkwereka n'amashanyarazi. Ni umuriro w'Imana. Yego. Imana ikandika amagambo nkayasoma havuga amagambo ngiye. Kandi ikamenya n'iminota kugira ngo ntabambira abandi bantu nkava bakishaka. Aho kantu arakaziza abandi biti afite impano nk'iza data nkatangiye Imana zihaye. Mbese uko byagiye bigenda. Abandi bati se buriya Esther n'Imana izi wenyine ikintu kitaza gusoma kitigeze kiga mba ndabasoma bari mu mbere iwabo. Bavuga ko hanura n'ubundi ariko ibintu bigacamo. Ari umuntu abimbwiye ati ewe cyane ko uribuka muri cya kiganiro bavuga bati ngo muramutse uvuze ati wambwa wepfa yambwa yashaka gukurya. Urabyibuka? Iri yese aho. Tuva kuvoma. Iri hehe? Yarapfuye se? Barayibuze. Uziragiye hehe? Cyabasa ahubwo nari kuzo mbikubwiye tubiganira ko dukunyibutsa cyo mukundira. Rekazi. Aka kanwa karema niyo Imana tuza gupfa kubwiye tubonye. Ubwo mu ndeba bamwe bati dore ko gisa kugira ngo ndakare ndwane bankora ko mbese
bataratara umujinya bati mu mwangishe n'abene wabo ndabizi ibyo bankora byose nabyizi gawo senga imana ikamishura iti kamwita imana wanjye uyu munsi habaye ni kandi nushaka imana yambwiye ngo Esther nyina minsi ujye unywa fanta habagiye gushuka ngo usome ku bindi bitari fanta udaye utegewemo n'izo nyama ngo wavuga nazo zitegewemo inyama uramenya gupfa kurya inyama inyama zose ntabwo ari inyama uzaba warya ibitaribwa ntabwo mvuga byinshi kabisa nanjye ubwanjye nawe ndi inyama ntabizi nuko yo reka babwire mureke dusenga imana bene data imana igumisha mu nyamakuru yego tusangire iyi TV ni nyamugisha n'abandi bari hanze ababyeyi banjye bari hanze abadiaspora banjye bari hanze abadiaspora ndabafite ntara muri Australia hari umubyeyi wari ufite umuhungu utuye Indera yigeze yanantumaho angurira igitenge wow ariko ku gitenge amafaranga yo guhahisha utundi tuntu numvaga nkeneye uwo mubyeyi yatanze amafaranga ayaha abantu bati mureke dutetenge muzamugurira inzu yo gukodesha hari undi wampaye inzu hano hakurya ankodesheje inzu witwa Goreti Imana imuhumugisha Goreti Imana imuhumugisha kandi nanone Imana ihumugisha mama Bora wahara mu mujyi yampaye inzu muri nishi inyibamo imyaka 2 nta wundisha nta uvuga ngo haguruka igihe cyose inzu yendekeneye noneho ari ariko yakoze mubyeyi abantu bagiye bama kuryama bakama ikiryamo bakancumbikira bakandihira inzu habona kuvuza amazina nzi hari umwana nzi nagize hari umwana agezarambirwa umwana mwiza w'umusore w'umujeni we na papa we navuze amazina ndabizigamye na mama wabo ndabizigamye Imana ibambire mugisha basane n'iyi TV basa n'iyi TV nziza ibyamamaza bikamenyekana bikagera kuri YouTube Bineza TV on the high hija oh praise we stars naitagera n'impandi igerayo niriya aho bita mu birigigerayo no mu Faransa ijyayo hari n'umuntu wanyihere televiziyo ibyo byose babinyohereza ibintu bingereho babitwara bandi bagaca ku mbana ngo ntibikwiriye uriya dabo bikwiriye bakabayobora nyine ariko mwababyeyi mwe ko muri imfura ku kimwe kizo muvu mu ngano cyo mukambura amasagonda ari wahawe ibyo aho mukabica cyangwa ibyanyu mukanyangisha abarukanyisha imiryango sha mwagarukiye Imana mukazekira mukakira ngaho ku agati katetswe n'Imana kadahongawe n'inkubi y'umuyaga abandi bati se abapasite mwigize mwana mbanga badiyakona baririmba imbanga kwane bari guteranya n'itora ntimubyemere reka nsuhuza abantu bari ku Gikongo abanyagikongo mukubita ingoma bazimu bahunge disi musenga Imana no mwijoro bavuga utuma mugarukira Imana basimba ikango ku Gikongoro murambo suhuze mugarukira Uwiteka basimba ikango hano mu mujyi wa Kigali mureke kuvuga ngo ni ikangwa mureke dusenga Imana no mwijoro ikora ibitangazo murebe nkwiye kwambara gutya ndi umukozi w'Imana ndi umukristo ndi umunyarwandakazi kindi akarusho ndi n'intore ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo no mu nzu y'inzitane yishakira inzira intore ijambo riguha ijambo pourquoi Rwanda nkwiye kwambara nyamwa amatukisha Rwanda mwe mukaza ngo ninge nambara cyo nk'umusozi kandi muzima ako gastori ko kibatsinda ngo bakwise impuzu byagenze bite akaye gasozi agastori agakuru nyine ako bavuye ko n'umusozi n'inzego z'umutekano zihari Ravuze mvuga utone n'inzego z'umutekano ziri hano ngabo ntibako n'abasazi bazi ko turi hano ariko ngira polisi abashiri banjye hano ntabwo ndumva kandi abapolisi uzanye baragiye ariko ni mujye bamenya ko ari indi polisi yo mutari mubizi hayi icyambaho cyose mugoro nyanyugo baramwibagiwe muyobe ko ni komando akagugu koko reka bashimire wakomeza kuganira na Esther masegonda yewe bwakwira bugacya ibiganiro byacu nakagaruka nibagaruka na subscribe like na share ciao turabakunda numero yanjye ni 079 13 7 2 0 75 ibaruyeho umugore w'inyamibwa Esther niwe masagonda yego rero nsabe abantu bose urukundo ukunda nkwiye kwambara ngenda bihakanye yambura ubushwambagara kambwiyambure aho babihambiriye ndabihambuye rwose ubu ndaza ncana umuriro ahubwo ndaza umuriro ndabitwitsa mu izina rya Yesu ntabwo nzagiye kubyambara yego hari umubyeyi ejo wamuhaye ikanzu yanditseho Bujumbura undi avuga ati amane ni sharpe yayo ndende y'umukara iyo mbyambaye ngatama nkagenda bavuga andi magambo ni umukara nk'undi mwenda w'umukara kuva hasi kugera hejuru
shati y'umukara igitenge cy'umukara igitambaro cy'umukara shakoshi y'umukara ubundi nkavara cyowe havara havara abandi ngo ari iryanga abagabo baramukozwe ntibadukunda abagabo gito bose bakunda nuko mubataranga mukavuga ibitenge rero njye nikundira abagabo nta cyaha cyo gukunda abagabo mbonyemo umugabo ni umutwe w'urugo kandi umugabo rwose ni idolari umugabo ni iturufu mwabonye ko ntabanura ku butonye nene umugabo ureba n'ijisho rimwe witwa Aniseti yabonye abandi batari ngewe ngo ntashaka giye yaranyonze ubu yarigendeye nta kibitwe ciao ciao yes ciao ciao baje nditwike mu izina rya Yesu